kuwa gatandatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 2022. Uyu ni umunsi wa 99 w'umwaka. Muri kumwe na Ernest Niyonsenga. Impano y'umunsi. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 3 ku murongo wa 22. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Nimugaruke mw'abana basubiye inyuma mwe. Nzabakiza gusubira inyuma kwanyu, dore turakwitabye Uwiteka Imana yacu. Amen. Imana iguhaye impano uyu munsi. Irakubwiye ngo wowe wicishije bugufi, ukareba intambwe zawe zaganaga inyuma, ukemera guhindukira, ugatera intambwe ujya imbere. Imana ikubwiye ko uyu munsi iguhaye impano yo kugukiza, kandi uko gusubira inyuma kwawe iguhinduyemo agakiza. Iguhaye imbaraga, iguhaye ubutsinzi, iguhaye ubushobozi, iguhaye umwuka uzakubashisha gutera intambwe ugana imbere. Akira agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Akira imbaraga no gutsindishirizwa. Murakoze cyane Imana. Urakoze kuko utanze imbaraga. Urakoze kuko utanze kunesha. Urakoze kuko utanze gutsindishirizwa. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe bihoraho iteka ryose. Urakoze cyane. Amen.